Ni inkuru y'urukundo ibabaje, ariko icyiza ni uko isoza mu munezero, ibyishimo. Mu mudugudu muto wo mu cyaro hari umukobwa witwaga Aline, wari uzwiho kugira umutima mwiza n'urukundo rwinshi, ariko ubuzima bwe ntibwari bworoshye habe na gatoya, kuko yari yarabuze ababyeyi be akiri muto, ari umwana muto cyane, abaho ubuzima bugoye bwo gufashwa. Ikindi kandi uyu mukobwa Aline akaba yari afite abavandimwe, ariko bakaba bataramwitagaho, bari baramutereranye. Aline yakundaga kujya kwiga n'amaguru buri munsi, akababazwa nuko yabonaga bagenzi be bagenda mu modoka, ariko Aline ntiyacikaga intege. Aline yagendaga ibirometero byinshi, nubwo akenshi yajyaga ku ishuri atigeze arya. Byaramubabazaga cyane, we agakomezanya icyizere cy'uko azaba umuntu ukomeye. Iyi ni inkuru ya Aline ibabaje cyane. Nubwo yababazwaga n'ubuzima ntiyacikaga intege, yizeraga ko umunsi umwe ubuzima bwe buzahinduka. Umunsi umwe ku ishuri haje umusore mushya witwaga Keve. Uyu ni umusore wari waje ku kigo cyabo, yari mushyashya muri icyo kigo, abakobwa bose bari bamuhururiye. Keve yari umusore mwiza, utuje kandi ugira impuhwe. Ikindi kandi akarangwa n'ikinyabupfura. Ku munsi wa mbere yabonye Aline yicaye wenyine ameze nk'ubabaye. Ikindi kandi Aline yari afite agahinda gakomeye cyane, kuko murabizi ko nta babyeyi yagiraga, nta nubwo yagiraga abamufasha muri rusange. Uyu muhungu yegereye Aline aramubaza ati, ikintu cya mbere yakoze yarabanje aramusuhuza, aramubwira ati, muraho, nitwa Keve, ese wowe witwa nde? Umukobwa nta gushidikanya yahise amubwira ati, njyewe nitwa Aline. Yamusubije mu ijwi ritoya. Uko iminsi yagendaga ishira, Keve yatangiye kubona ko Aline afite ubuzima bugoye. Yabonaga ko yicara wenyine buri munsi akigunga. Ikindi kandi atigeraga arya ku ishuri kubera ko atajyaga yishyura neza amafaranga y'ishuri. Nubwo yageragezaga kwihangana, yabonaga ko bimugoye cyane. Aline yarabayeho mu buzima bubi cyane. Umunsi umwe Keve yamuhaye umugati yari yazanye ku ishuri. Aline yabanje kwanga kubera isoni, ariko Keve aramubwira ati, humura nta kibazo, nuko nakugiriye impuhwe. Ikindi kandi ndashaka ko uba umeze neza, ndashaka ko utaguma muri aka kababaro, kuko ndi kubona ko ubabaye, urahangayitse. Ese uhangayikishijwe n'iki? Aline yakiriye uwo mugati, amarira amuzenga mu maso. Cyari igihe cy'amarira gusa. Aline ararira. Uwo munsi nibwo yatangiye kumva ko hari umuntu nawe umwitayeho by'ukuri. Nibwo bwa mbere yari abonye umuntu umwitaho. Aline kuva yavuka nibwo bwa mbere yari abonye umuntu wabona ubuzima abayemo, maze bikamubabaza. Uyu Keve yari umusore mwiza w'umutima mwiza, nk'uko twabivuze hejuru. Igihe cyarashize, urukundo rwabo rurakura buhoro buhoro. Urukundo rukomeza kugenda rukura gahoro gahoro. Keve ntiyigeze asuzugura Aline kubera ubukene bwe, kubera ko Keve yari umwana uturuka mu bakire. Ariko nubwo yaturukaga mu bakire, ntabwo yigeze asuzugura Aline habe na gato, nubwo Aline we yagaragaraga nk'umukobwa uva mu bakene, ahubwo yamuteraga imbaraga zo kwiga cyane no kwizera ejo hazaza. Ariko umunsi umwe ibintu byarahindutse. Se wa Keve yamenye ko umuhungu we akundana n'umukobwa utagira ababyeyi n'umuryango ukomeye. Yararakaye cyane, arababara cyane, ategeka Keve ko yahagarika gukundana n'uwo mukobwa witwa Aline wo mu bakene. Papa wa Keve yakomeje kugenda ashyira ku gitutu Keve, amubwira ati, ntushobora kurongora umukobwa w'umukene nk'uwo. Se wa Keve kandi yari ari kuvuga mu ijwi rikomeye cyane, mu ijwi riranguruye, yababaye cyane, yarakaye cyane, kubera ko Keve yari yakunze umukobwa wo mu bakene. Keve yarababaye cyane, ariko ntiyashatse kumuhemukira, ntiyashatse kuzahemukira umutima we.
Aline we yumvise ayo makuru, iyo nkuru nawe yaratinze ariko imugeraho, maze umutima we urababara cyane. Aline yiyemeje kujya kure ya Keve kugira ngo atamuteza ibibazo mu muryango we. Aline aravuga ati reka Keve muhunge kugira ngo ntazamuteza ibibazo, sinshaka kumubabaza kandi ari we muntu wanyitayeho kuva navuka. Umunsi umwe wari urimo imvura nyinshi, hari kugwa imvura nyinshi, yari imvura iteye ubwoba, maze Keve agiye ku ishuri abura uwo bita Aline. Uyu ni wa mukobwa yari yarakunze nyine nk'uko mubizi. Keve arababara cyane. Icyatumye rero Keve abura Aline ku ishuri nuko Aline nyuma yo kumenya yuko ababyeyi ba Keve batishimiye yuko azakundana n'uwo mukobwa, bababaye cyane, baramutuka. Aline yaje gufata umwanzuro wo kwimuka kure, yimukira mu wundi muryango bari baturanye, ariko umuryango utari hafi aho ngaho ku buryo yari kujya ahura na Keve. Ajya kuba mu wundi muryango wamwakiriye mu kandi gace, maze birangira Keve abuze Aline. Keve yarababaye, ariko na Aline nawe yarababaye kuko yarabuze umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Keve nawe arababara, ariko Aline yanze kubabaza umuryango wa Keve kuko batari bamwishimiye. Keve yageze ku ishuri maze akomeza kugenda abura Aline. Umutima we urababara, Keve ararira, arababara. Yaramushatse ahantu hose ku ishuri ariko aramubura. Iminsi yahindutse amezi, amezi ahinduka imyaka. Keve ntiyigeze yongera kubona Aline. Aba bombi bakomeza kuburana, ari nako bose bakomeza kugenda barira buri munsi kuko barakundanaga by'ukuri. Nyuma y'imyaka myinshi, Keve yabaye umugabo wize neza kandi umugabo w'umukire. Keve yari afite akazi keza mu mujyi. Umunsi umwe yari mu nama mu kigo gikomeye cyane, maze abona umugore winjira mu cyumba. Ubwo yamurebaga, maze atangira gukeka ibintu byinshi. Umutima we warahagaze akanya gato. Keve yumvise ari ibitangaza. Keve yumvise ari umunsi udasanzwe kuri we. Uwo mukobwa yari Aline. Mbega inkuru ibabaje, mbega ariko inkuru ishimishije nanone. Aline nawe yararize cyane, maze ararira cyane kuko yumvaga ari umunsi udasanzwe kuri we, ariko akarizwa n'ibyishimo. Aline nawe yari yarabaye muganga uzwi cyane muri ako gace. Nubwo ubuzima bwe bwari bwaramubabaje cyane, ntiyigeze acika intege. Aline yakomeje guharanira inzozi ze. Aline ariga, agira kaminuza, ariga ashyizeho imbaraga. Aline biza kurangira abaye umuganga. Amaso yabo yarahuye, maze amarira bose ajenga mu maso. Uyu wari umunsi udasanzwe kuri bo. Nyuma y'inama, Keve yegereye Aline buhoro, maze Aline aravuga ati ese ni wowe koko? Yego Keve, ni njyewe, yamusubije arira. Batangiye kuganira, baraganira, babwirana uko buri wese yabayeho mu myaka yari ishize. Keve yamubwiye ko atigeze amwibagirwa habe na gato. Igihe cyose se wa Keve nawe yari yarahindutse. Se wa Keve nawe yakomeje kugenda ahinduka gahoro gahoro. Yari yaramenye ko umutima w'umuntu uruta ubutunzi, kubera ko yari yarangiye Keve ko yakundana n'uwo mukobwa wo mu bakene witwa Aline. Ubwo yabonaga ko Aline yabaye umugore w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, yemeye ko urukundo rwabo rukomeza. Papa we yemeye urukundo rwabo. Nyuma y'igihe gito, Keve na Aline bakoze ubukwe bwiza cyane. Bwari ubukwe bwahuruje imbaga, abantu bose barabwishimiye. Ubu bukwe bwari bwuzuye ibyishimo n'amarira, ariko aya marira yari ay'ibyishimo muri rusange. Aline, umukobwa wigeze kubaho mu marira n'ubukene, yaje kubona urukundo nyarwo n'ubuzima bwiza. Uku niko dusoje agakuru kacu.
Ndagushimiye wowe ukunda ibyo dukora buri munsi, ikindi kandi ndagushimiye wowe wasoje iyi nkuru. Yari inkuru y'urukundo rero, yari inkuru ibabaje cyane ariko isoje mu buryo bw'ibyishimo. Ni inkuru rwose yashimishije abantu benshi. Niba rero wakunze kano gakuru, icyo nakubwira ni uko wakora kuri like, ikindi kandi niba ukunda ibyo dukora muri rusange, kora kuri subscribe kugira ngo tujye twibanira buri munsi. Ikindi kandi niba wakunze iyi nkuru, mbwira uti dukeneye pati ya kabiri. Ndagushimiye cyane.